umuntu ufite ubwenge, umuntu muzima wifataga tukabandi ni umuco mubi. Hari abantu yavuze Kameme ku rwego rwa muyoboke kandi umuvugabutumwa ndetse unakorera kuri platform z'abandi aribo bamuheza udututi, harimo ababishopu, harimo abaposo, yavuze ko atabazi. Wenda niba ari bamubwiye ngo avuge ndipo y'abantu ko abazi, ariko byibuze n'ifoto wenda yari kubigaragaza. Ariko avuze ko atabazi, abantu baramwirasira, baramugaye. Umugayo yari akagombye kuwambara nk'umuntu ufite biriya bigirangana kandi ari umuntu mukuru w'umupapa, uvuga ngo nta nshuti bavandimwe bakunzi ba Paparabi TV, twongeye kugirirwa andi mahirwe meza, munsi mwiza musha. Umwami Yesu atugiriye neza, tubona igitondo cyiza kugira ngo tuze kandi twongere tubane namwe. Twari tugize kangahe tutaza kuri kamera kubera impamvu yuko twari tugize iminsi turwayeho, ariko turashima umwami waduhaye igitondo cyiza, turashima tumeze neza, afiya nimeze neza. Agataho nk'ibisanzwe, reka twongere tubwire abakunzi ba Paparabi TV ibikorerwa hano kugira ngo n'ubundi muzamukomeza mudukurikirane. Icyakora turinginga n'abatarashira urushinge kuri subscribe, mukande subscribe, yewe comment zanyu zirakenewe na share, kuko bidufasha kumenya ibyo mushaka abatumirwa mukeneye umunsi ku wundi. Kuko nk'ibisanzwe twababwiye ko hano kuri Paparabi tuzatubazanira ibintu byacu, content cyane zacu zibanda mu kuvura cyangwa se mu gufasha imitima n'imitekerereze cyangwa se ubwonko. Ibyo ni ibintu bimeze gute? Iyo tuvuze ibintu bifasha umutima, twebwe nk'abemeramana tuba tuvuze gospel. Kandi iyo tuvuze gospel ni ikintu kigari, ni ikintu kinini. Muziko tubategurira indirimbo, inyigisho, yewe ndetse n'ubuhamya, testimonies, kugira ngo zifasha abantu baba bafite nk'intimba mu mitima, baba bafite ibibazo byo mu mitima, kugira ngo imitima yoroherwe, bongere bagarurirwe ubuyanja. N'imitekerereze nuko ari igihe usanga umuntu afite stress kubera ibihe, kubera ibyo ari kunyuramo, ariko kenshi ico gihe twibanda mu kuzana inama zifasha abantu mu gutekereza neza, yewe bikakugarura mu bihe byiza. Bitari ibyo gusa, ndetse tukazana n'ibindi bisetsa. Iyo tuzanye ibindi bisetsa, hari igihe tuzana nk'inkuru, stories zanyuzeho za kera, zisetsa, ugasanga umuntu arishimye mu gihe yari afite ibibazo by'ibihe yararimo bikurikiranye n'imitekerereze ishobora kuba yibwe cyangwa se yanyazwe n'ibihe ariko anyuramo. Ariko uyu munsi noneho dufite inkuru twaje kuvugaho, kandi nabyo ni byiza. Yewe nsubiye n'inyuma ntanibagiwe, muribuka ko twavuze ko rimwe na rimwe tuzatubazana n'amakuru y'ibiriho biriko bicaho, ariko tutibagiwe amakuru y'ibiriko binyura iwacu. Tunakomeza gusengera iwacu aho muri mwese, abavandimwe, ubwoko bwacu, ndetse n'abumva ururimi tuvuga, muzamudufasha gusengera iwacu aho n'ahandi ni murenge, ni muri gakondo. Dusabira twirwaneho kuko turabarwana shaka. Icyo naringize ngo tuvuge uyu munsi n'ahandi ni inkuru iri gucicikana hano hanze. Abakoresha social media baravuga ngo hano hanze ngo imihanda yanyereye. Izo ni terme z'abantu bakoresha social media, ariko izi nkuru ziri ko zivugwa no ku mihanda nizo naje ngo tuganireho namwe. Ariko naje mu nshusho jewe yo kwiyama no guhugurira abantu
bariko bakoresha social media nabi. Inkuru ziriko zivugwa hano hanze ni inkuru zo gutukana. Hano hanze yagutse umwuka mubi w'abantu bariko batuka abandi. Ugasanga umugabo sapfunwa. Iyo tuvuga umugabo sapfunwa, nibe sapfunwa ubundi mu Kinyamurenge n'ubu bwanwa bwaha, ubu ndiko nkurura. Ubu buri ngaha. Iyi niyo sapfunwa. Ugasanga umugabo sapfunwa ahagaze kuri kamera karatukana. Ubundi guhagarara kuri kamera ninga kurya Bibiri ivuga ngo nta wakongeza itabaza ngo abe aritwikiriza intonga. Nta watwika inzu, nta watwika inzu ngo ahishe umwotsi. Ubundi guhagarara kuri kamera ni uguhagarara, ningo guhagarara kuri podium. Reka mbyite gutyo. Kuri podium y'ahantu mu rusengero hari abandi bantu benshi. Ugahagarara kuri kamera uri umugabo sapfunwa, ugahagarara kuri kamera uri umudamu, uri umumama mwiza wari wubashwa hano muri quartier, ugatangira gutukana. Gutukana nk'abemera Imana ni umuco wa gipagani. Gutukana ni umuco wa gipagani, ni umuco mubi, ntabwo ari ibigezweho, ni n'ubujiji yewe, ni umwuka mubi. Icyo akora kandi gutukana ni ukwibwira abantu, ukababwira ati kumumbona ndi gito. Iyo uhagaze rero kuri kamera ugatukana, ningo gukuramwe imyenda ukaja mu muhanda ngo abantu bakurebe uko umeze. Umuntu ufite ubwenge, umuntu muzima wifata agatuka abandi ni umuco mubi. Kuri Paparabi TV turabinenze, ni umuco mubi. Hano hanze hari inkuru iri kwicicikana, iri kuvugwa ku mupapa umwe uzwi nka Muyoboke William, ni evangelist. Ku bintu yavuze, hari content bakoze kuri televiziyo yo kinyamakuru cyangwa cy'Amadego TV, bakoraga bari kumwereka abantu ngo avuge nimba bazi. Avuga ko atabazi. Icyo akora nawe ibyo yavuze ntabwo mbishima. Abantu batari ntimuze kugira ngo ndi gushigikira cyangwa se naje kumuvugira, ntabwo mbishima. Hari abantu yavuze kameme ku rwego rwa Muyoboke kandi umuvuga butumwa, ndetse unakorera kuri platform z'abandi aribo bamuheza udututi, harimo ababishopu, harimo abaposo. Yavuze ko atabazi. Wenda niba ari bamubwiye ngo avuge ndipo y'abantu ko abazi, ariko byibuze ni foto wenda yari kubigaragaza. Ariko avuze ko atabazi, abantu baramwirasira, baramugaye. Umugayo yari akagombye kuwambara nk'umuntu ufite birabigirangana kandi ari umuntu mukuru w'umupapa, uvuga ngo nta naza abantu banakorana umurimo. Umugayo yari akagombye kuwugira. Ariko nawe wifata ukaja kumutuka, mutaniye ko noneho wewe unamurenze. Iwe ntiyanatukanye. Hari abantu bariko bakabya ku bintu bimwe yavuze, ariko ntabwo ari ibyo twakagombye kureba. Hari n'ibintu twakagombye gutindaho kameme, nk'abantu bakuru baba papa, nk'abantu bakuru b'abasore, nk'abantu bakuru b'aba mama, nk'abantu bakuru b'inkumi. Hari ibintu twakagombye gutindaho, hari ibintu byakagombye kuturaza inshinga. Ariko kurazwa inshinga no kuvuga ngo umuntu yavuze ngo ntaze runaka. Icyakora izi televiziyo zo ziragurisha, izi televiziyo zo ni nziza, zitugezaho amakuru ariko acaho, ariko kandi bo akantu gatoya bagashakamo impamvu kugira ngo kabemo ikintu kinini, kandi Kigali bakacagura ugasanga gishobora kuzana amakimbirane mu gihe abantu batabaye makini cyangwa batabaye aberevu ngo bite ku mpamvu zituma uwo mwuka uza. Ariko icyo nshishikariza kubwira abantu mwirinde gutukana kameme. Turi abantu bakuru, turi abantu bazima, turi abantu bakuru. Kandi cyane noneho ndabwira abo mu bwoko bwacu bw'Abanyamurenge,
ntabwo gutukana. Abanyamurenge ni imfura, abanyamurenge ni imfura, abanyamurenge ni abantu bagifite umuco, abanyamurenge ni abantu bakundana. Rero gufata mugenzi wawe, gufata mwene so ngo umujanye kuri kamera kugira ngo bamutukire, ntabwo yakagombye kuba isura ituranga. Ariko kandi n'abantu bakoresha social media, nanje ndimo ndibwira ni byiza ko rimwe na rimwe twakagenzeho twakagombye kuzigendamo gahoro, tukareba ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga. Muntu ukavuga mugenzi wawe neza, niwo muco mwiza, yewe ni n'ubukristo, ni umuco mwiza wa gikristo, ni n'umuco mwiza wubahisha abantu. Nabonye hafi televiziyo nyinshi zavuze uyu mupapa kandi zamuvuze kweli. Icyakora nawe yaragiye gukabya. Nawe muvandimwe, ikintu uzoza uvuga ko kizi nkuko bitari amacubwa, abenshi tuzi ko bamwe wahakanye bazi, kandi nawe uri umuntu w'umupapa wubashwe hano, nta mpamvu zo kwamuwigira nawe gutyo nyine. Oya, ugaruke nawe niko kwiza, birakenewe. Agataho reka twongere tubabwiye guys, do subscribe to this channel.